umpe Bibiliya kuko ari inezeza, umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Mika igice cya 4, icya 5, icya 6, icya 7 na Nahumu igice cya 1, icya 2 n'icya 3. Imana izatuyoboze mwuka muziranenge. Mika igice cya 4. Uhoraho niwe uzategeka. Mika yahanuye ko mu minsi y'imperuka umusozi w'Imana ariwo uzasumba indi yose. Amahanga yose niho azerekeza, ndetse ijambo ry'Uhoraho niryo rizategeka amahanga yose. Ntibazongera kwitoza iby'intambara, kuko amahoro azagwira mu isi. Abacumbagira, abananiwe ndetse n'abatishoboye azabaha amahirwe. Uhoraho azaturokora adukure mu bujiji, kuko azatwigisha inzira ze. Azadukiza intambara, kuko ntawe uzongera kwitoza kurwana. Azadukura mu bukene, kuko buri wese azicara munsi y'uruzabibu rwe n'umutini we. Azadukura mu bwoba, kuko iterabwoba rizahagarara. Kuko buri bwoko buzagendera munsi y'ibendera ry'ikigirwamana cyabwo, natwe tuzagendera mu izina ry'Uwiteka Imana yacu. Mika igice cya 5. Umutegetsi uzava i Betelehemu. Betelehemu wari umujyi muto cyane Dawidi yavukiyemo. Betelehemu kandi bisobanura inzu y'umugati, kuko havaga umusaruro cyane. Byabaye ukuri, kuko niho Kristo yavukiye, kandi niwe mutsima w'ubugingo. Ariko mbere y'uko Kristo avukira i Betelehemu, yose ari we Alufa na Omega, kandi niwe muremyi wa byose, ndetse niwe wazanye amahoro mu bamwizera. Mika avuga ko nubwo Abashuri bahaguruka bagatera igihugu, hazahaguruka abungeri 7 n'ibikomangoma 8 bagatsinda amahanga y'abapagani. Yesu wenyine niwe uzadukiza ibitero bya Satani, kandi azadutuza mu gihugu cy'ibyiza. Mika igice cya 6. Kuburana. Muri iki gice Imana ivuga ko ishaka kuburana n'ubwoko bwayo, kuko bwayigomeye. Imana itanga ibimenyetso n'abahamya. Imisozi n'udusozi twose byabonye ibicumuro by'Abisirayeli. Niki cyatuma dutsinda urubanza? Mika arabaza ati, ni iki umuntu yazana imbere y'Uwiteka kugira ngo yemerwe nawe? Mbese ni ikimasa cyatuye inzara? Mbese yazana amavuta ya elayo menshi atemba nk'uruzi? Mbese uwataga umwana w'imfura ku cyaha kimwe gusa yababarirwa? Icyo Imana ishaka ni ugukora ibyo gukiranuka, ndetse ukagira impuhwe, kandi ukagendana n'Imana wicishije bugufi. Mika igice cya 7. Abantu babaye babi cyane. Mika yarumiwe, yitegereje abantu bo mu gihe cye, asanga barabaye babi cyane. Umwiza muri bo yari ameze nk'igitovu, cya giti kibi cyica ucyegereye. Urushijeho kuba mwiza, yari ameze nk'uruzitiro rw'amahwa. Birababaje cyane ko no muri iki gihe abantu bamwe bataye gutungana kwa Kristo bahinduka nk'amahwa. Abantu bari barateye ikinyabupfura, kuko umuhungu yakozaga se isoni, naho umukobwa agatuka nyina mu ruhame. Imana yacu ibabarira byose. Yafashe ibyo bicumuro byose ibiroha mu nyanja. Ku munsi w'amateka bazashaka ibicumuro byabo ntibazabibona. Imana ikugirire neza cyane, kandi igukureho ibicumuro byose. Nahumu igice cya 1. Ibya Ninewe. Umujyi wa Ninewe wari waratangijwe na Nimurodi, wa wundi wubatse umunara wa Babeli. Umujyi wa Ninewe kandi wari umaze imyaka irenga 100 wumvise ubutumwa bwa Yona, maze
bose barihana, Imana irababarira. Mu gihe cya Nahumu bari bongeye gusubira inyuma. Nahumu yeretswe ibihanurirwa uwo mujyi w'abagome n'abagizi ba nabi. Nahumu yeretswe kandi ko Uwiteka agirira neza abamwumvira, imbabazi ze zigera ku mahanga yose yihannye. Imana yategetse Yuda gukomeza ibirori byera ndetse n'iminsi mikuru y'Uwiteka. Imana itegeka abizera bose gukomeza amateraniro no kuramya no gusenga no guhimbaza, kuko ibyo gutabarwa kwabo niyo ibifite mu kuboko kwayo. Nahumu igice cya 2. Igitero kiza i Ninewe. Nahumu yeretswe igitero gikaze cyerekeje i Ninewe, maze ubona Ninewe yihagazeho irarwana, ariko mu kanya gato iratsindwa. Abashakashatsi basanze nta feza cyangwa izahabu yasigaye i Ninewe, muri wa murwa munini cyane. Baratsinzwe, ingabo zabo zirahunga, maze ibyabo byose barabisahura. Reka twese dukomerere muri Kristo, n'ibyo gukomera mu isi no kwamamara byose ni ubusa, birashira, kandi urubanza rw'Imana ruzibasira abibone bose. Nahumu igice cya 3. Amaherezo ya Ninewe. Nahumu yeretswe iherezo rya Ninewe, umurwa uvusha amaraso, kandi umujyi wari wuzuye urugomo, uburozi no gucuna, nibyo byarangaga uwo mujyi w'abagome. Imana yarabibasiye kuko yanga abishyira hejuru bose kandi igakunda abicisha bugufi. Imana yibukije Ninewe ko itaruta imijyi ya Etiyopiya na Egiputa ndetse n'indi myinshi yakabije gukora ibyaha no gusenga ibishushanyo, maze Imana ikayirimbura. Umurwa wa Ninewe ntiwongeye kubaho ukundi. Imana niyo ihagarika abishyira hejuru bose, maze abicisha bugufi ikabaha amahoro n'amahirwe. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ni uwuhe mujyi wavuyemo umutegetsi uruta abandi bose bo ku isi? Icya kabiri, ni ikihe gitambo Mika yavuze kinezeza Imana? Icya gatatu, ni uwuhe mujyi Nahumu yeretswe wakabije gukora ibyaha? Imana ibahe umugisha.